nakoze reka tumuhe ikaze umutumirwa wacu. Murakoze kuntumira muri iki kiganiro. Shimiye buri wese wagize uruhare mu gutegura kino kiganiro. Nakoze n'ubundi ntaho ko tujya kure y'idini ya Islamu. Hamaze iminsi hagaragara intambara hagati ya Iran na Israel. Nk'umwe mu bayisilamu z'amateka y'abira bihugu wize muri bira bihugu, twanya ngo banze duhe ishusho ya bira bihugu. Kwanza Iran abantu benshi ntago bayizi, bumva ko ari igihugu cy'abashia cy'abayisilamu. Dubanze duha amateka cyangwa se ishusho ya bira bihugu nk'umuntu wabubizi. Ngiye ndumva muri kariya gace kuko nanone Iraq mutuzi yuko niyo nkomoko ya muzi yuko inkomoko y'imiryango tuyiha ibice bigera kuri 4. Hari igice cyo guhera kuri Adamu kugeza kuri Nowa, hari n'igice nanone cyo guhera kuri Nowa kugeza umwuzure, hari n'igice cy'umwuzure kugeza kuri Aburahamu, noneho hakaza nyuma ya Aburahamu. Aburahamu rero agize igice cya nyuma mu gice gitangirana n'umuryango w'inyoko muntu, kubera yuko nyuma ya Aburahamu niho tugenda tubona nanone ukundi kugenda kwiyubaka kw'inyoko muntu. Haza abayahudi, haza abarabu, abayahudi nk'abanyesirayeli, haza nanone nk'abarabu bariho. Nanone hari igice cyo guhera kuri Nowa. Muziko Nowa nawe yabyaye abana babiri, yabyaye Ham abyara n'uwitwa Sam. Abitwa Sam nibo baje gukomokaho abanyesirayeli cyangwa abayahudi, hanyuma abitwa Ham nibo baje gukomokaho nanone abitwa abarabu nyine, aribo turi kuvuga ku kibazo cyabo nyine. Bishatse kuvuga ko noneho no munsi ni bene umugabo umwe barimo kurwana. Urebye wenda turi buze kubigeraho tubisesengure neza, ariko mukuri ikibazo kiri hagati y'abayahudi n'abarabu ni ikibazo kiri hagati y'abavandimwe. Abarabu n'abayahudi ni abavandimwe. Nuhera kuri Nowa urasanga ari abavandimwe, kubera yuko Samu yabyaye igice gikomokaho abayahudi, na Ham nawe abyara igice gikomokaho abarabu bitaga ngo n'abarabu b'abajuruhum. Hanyuma none ureba no kuri Aburahamu, nawe Aburahamu yabyaye abana babiri, yabyaye Ishmayeli abyara na Isaka ariwe Izaka, ariho haje kuvaho umwe, aza kuvaho igice cy'abanyesirayeli cyangwa abayahudi. Tuvuga abanyesirayeli kuko wenda abayahudi biri bufate konotasiyo y'imyemerere. Hanyuma nanone abyara Ishmayeli waje gukomokaho abarabu. Urebye rero abarabu nufata kuri Nowa ni abavandimwe n'abanyesirayeli, nufata kuri Aburahamu nanone kandi abarabu baraba ari abavandimwe n'abanyesirayeli. Rero ikibazo kiriho ni ikibazo kiri hagati y'abavandimwe, y'abana b'umugabo umwe Aburahamu. Abana be nibo basubiranyemo, ariko nanone ugasanga abanyamahanga kuri abo bantu nibo bagenda bakongeza kiriya kibazo, nibo bagenda bagikongeza, bakigira kinini, bagitubura, badashaka ko kirangira. Ariko n'abana b'umugabo umwe baramutse bicaye hasi bashobora kurangiza ikibazo cyabo, uretse gusa impande zigenda zicaha ku barabu zigateza ikibazo, n'izindi zigaca hano kuri banyesirayeli nabo bagateza ikibazo, hakazamo n'abandi bafitanye ikibazo n'abanyesirayeli ubwabo, nk'abayahudi n'abaperisa b'abanyerani ubu bafitanye ikibazo cy'amateka. Abazi iyimurwa ry'abayahudi, ingoma y'abaperisa yaje kubimura, yaje gutera kariya gace bari batuyemo, babafata bunyago, babatwara bunyago mu baperisa, baza kugeza ubwo bavayo bakuweho nanone n'izindi ngoma. Urebye ikibazo kiri hagati y'abaperisa nabo bafitanye ikibazo cy'amateka. Icyo kibazo rero cy'amateka nacyo gigira uruhare mu gukomeza gukongeza kino kibazo no guhinduka inkwi z'iki kibazo, kugira ngo ikibazo gikomeze kibe kinini, kibyimbe, bigatuma kitarangira. Umuntu ntabwo yatinya kuvuga ko kubisa nk'ubihoza n'ikibazo kiri muri Kongo cy'abavuga ikinyarwanda cy'imipaka. Hari aho byaba bihuriye kuba wenda ari imipaka, bamwe bakatiwe imipaka abandi bakaguma bo. Ngewe ntekereza ko iyi si
imibereho yayo n'imiterere yayo n'imiyoborere yayo n'imibanire yabo hagati y'abantu n'abandi byose hari igishigisha ituruka hanze. Yaba ari twanyuze mu bihe by'ubukoroni, ibihe by'ubukoroni byaje bisanga icyo kibazo kitariho. Ibihe by'ubukoroni byo gukoroniza umukoroni ari uhagaze aho ngaho ubu byararangiye, ahubwo baremyemo abandi bashobora kujya bagira uruhare mu guteza izo mvururu no guteza ibyo bibazo, bo abakoroni bicariye hariya gusa ni remonte bakoresha, ibibazo bigatangira cyangwa se bigahagarara, bashatse ko bitangira biratangira, bashatse ko bihagarara birahagarara. Natwe rero yaba ari muri aka gace, yaba ari mu gace k'amajyaruguru ya Afurika, mujya mubyumva muri Afurika za Afrique de l'Ouest, mwumva ibibazo bihari. Ufashe nk'ibibazo bihari, ibibazo by'iterabwoba bihari, bari gukora iterabwoba muri ibyo bihugu baturutse muri Iraq na Syria. Hari uwabajyanye muri Iraq na Syria, yabonye ko ikibazo cy'inyungu kirangiye, batakiri iturufu mu nyungu, barabafata bose babapakira indege babazana muri kariya gace. Ubu kuri uyu munsi wa none barimo no kubateza ibibazo. Hari uwabikoze rero, hari uwabajyanye hariya baturutse imihanda yose bajya za Syria. Ubu kuri uyu munsi wa none hari uwabakuye aho ngaho abajyana muri kino gice cy'iburengerazuba bwa Afurika, barimo kubateza ikibazo. Nashaka zabimura abajyana handi nk'uko yabamanuye, akabajyana muri za Mozambique, ashobora no kubafata nanone akabajyana n'ahandi. Ntabwo ari bo bijyana gusa, bafite umuntu bajyana. Tugaruka kuri icyo kibazo rero twatangiriyeho, twari tumaze iminsi twumva Israeli na Palestina arizo zirimo kurwana, ubu noneho hajemo na Iran. Byo biraterwa n'iki? Ho rero bimeze bite? Ikibitera, Iran yari imbaraga kera, turimo kuvuga mu mateka yo y'Abapersi. Ako gace bari barakigaruriye, bari barigaruriye Abarabu. Ubu Iran irimo gutera imbere, nayo ifite inyota yo kwigarurira ibice binini yahoze yigaruriye by'Abarabu. Niyo urebye ubusesenguzi bugenda bukorwa n'impande zitandukanye, yaba ari Abarabu ku ruhande rwabo, yaba ari ibihugu by'abanyaburayi ku ruhande rwabo, nuko Iran nayo ifite inyota yo kongera kugaruka uko yari empire, yari empire muri icyo gihe, irimo gushaka kongera kugarukana iyo shusho y'iyo empire yabo, yigarura uduce tunini mu bice by'Abarabu. Ubu Iran urebye imaze gufata ibihugu by'Abarabu bitandukanye. Syria iyirimo, Iraq iyirimo, na Yemen iyirimo, na Lebanon nayo iyirimo, irimo nayo kugenda ikora iki, irimo kugenda yaguka. Iyo uvuze ngo kuhafata, no kuhafata mu buryo bw'imiyoborere, ntago bahafata nk'abo baje kuhafata, ariko bafite za groups batera inkunga, akaba arizo zikora iki, akaba arizo zigenda zigarurira ngo. Muri Lebanon bafite Hezbollah batera inkunga, muri Yemen bafite abo bita Abahuthi batera inkunga, muri Syria bafasha leta ya Syria, hanyuma noneho muri Palestine bafasha Hamas. Baca muri abo bantu. Ubu imbaraga rero za Iran muri kariya gace ni imbaraga n'abandi bose bashaka kujya muri kariya gace bagomba kunegosiya Iran. Ntabwo wakajya mutabanje kunegosiya Iran gushobore kuba wagira amahirwe yo kuhaba cyangwa se no kuhakorera. Abanyamerika batera Iraq bari bazi yuko bagiye kwigarurira Iraq, ariko Iran yashoboye kumobiliza amagurupe hariya kugeza ubwo Abanyamerika bavuye muri Iraq. Ariko Abanye-Iran kugeza ubu ngubu ntabwo barava muri Iraq. Kubera iki? Kubera ko ibihuza Aba-Iraq Iran yubatse birakomeye kuruta icyahuzaga abo bantu n'Abanyamerika. Iran ifite abo bita Abashite bari hariya bahuje imyemerere, hamwe nuko ari Abayisilamu muri rusange, ariko banahuje nuko basangiye iyo myemerere. Hanyuma icya kabiri, mu myemerere yabo hari ibintu byinshi cyane bihuza Abanye-Iraq bikanabahuza n'Abanye-Iran.
ibyo rero byose biri aho ngaho, ibyo byose bituma umunye-Irani yiyumvamo cyangwa abatuye ako gace bamwumva kuruta uko bakumva uwo ari we wese. Yakoresheje rero ubwo bushobozi afite, Irani yakoresheje ubwo bushobozi ifite igerageza gudestabiliza no gutesha umutwe abanyamerika muri kariya gace, kugeza ubwo abanyamerika batakaje kontrol yo muri kariya gace, kontrol isigarana umunye-Irani. Ubu wajya muri Iraq wari wese agomba kunegosiya na Iran. Uwajya muri Lebanon ntabwo wajya utabanje kunegosiya Iran. Ntabwo wajya muri Yemen ngo winjemo gutyo utabanje kunegosiya Iran. Nta nubwo wajya muri Syria gutya utabanje kunegosiya Iran. Iran rero imaze kubaka imbaraga hariya muri kariya gace ku buryo nayo iri mu duce tugomba kwicara ku meza tugena politike zikorerwa muri kariya karere. Ntabwo ushobora kuyibagirwa muri politike zikorerwa muri mase Iran ko yari iri mu bihugu byafatiwe ambargo kwinjira muri zino ntambara, niyo ambargo barimo, nta ngaruka bizabatera. Iran nk'igihugu nacyo gifite imbaraga, ambargo koko bayishyiraho, ariko ntibibuza kuba Iran ari igihugu gikomeye ubu ngubu, gikomeye mu bintu byose. Igihugu kimaze kubaka urwego rw'inganda ruri mu rwego rwo hejuru, ushobora gukora competition n'izindi nganda ziriho ku isi. Bamaze kubaka urwego rw'ubumenyi, education imaze kuba education yabo iri hejuru ku buryo bakora ibintu byose bashoboye gukenera, byose technology bakeneye yose ubu Iran irayifite, ishobora kuyikora. Kugeza ubwo technology yabo barimo no gushaka no kuyigurisha no hanze. Ngira ngo mwumvishe mwakurikiranye intambara ya Ukraine n'Uburusiya, drones zarwanye muri Ukraine zikoreshwa n'Abarusiya zatangwaga na Iran. Icyo ni ikintu, ni technology iri mu rwego rwo hejuru abantu bamaze kubaka, bamaze kuvuga ko Iran irusha ubushobozi Uburusiya. Ntabwo navuga ko irushije ubushobozi Uburusiya, ariko urwego Iran imaze kugeraho, Iran ishobora gukenerwa n'Uburusiya nkuko nayo yakenera Uburusiya, nkuko abanyamerika ari byo bakenera mu Bwongereza, nkuko n'Ubwongereza ari byo bwakenera ku Bwongereza. Iran rero urwego imaze kugerwamo ni urwego isi irunegosiya, ntabwo ari urwego wavuga ngo ni urwego rwo kuza kuwempoza icyo waba ushaka icyo ari cyo cyose, cyangwa kubahatira icyo waba wifuza icyo ari cyo cyose, kubera urwego bamaze kugeraho n'uburyo bamaze kwiyubaka. Ni nayo mpamvu ubona ibibazo biri hariya ni ibibazo bitarangira gutya gusa Iran nayo itagizemo uruhare. Point rero ku cyateje iriya ntambara ya Iran na Israel, ngewe mbona igiteza ibibazo hagati ya Israel na Iran ni ibintu bigera kuri bitatu. Icyambere ni ikibazo cy'amateka ya Iran. Iran igihugu cyari gikomeye icyo gihe, cyari gifite influence muri kariya karere. Iran irashaka kongera kugarukana iryo shema ryayo muri kariya karere, nkuko abaromani batapfaga kuyivogera muri kariya karere, n'ubu ntawe uzongera kubavogera muri kariya karere nkuko abaromani batabavogeraga muri kariya karere. N'ubu ntawe wabavogera muri kariya karere. Iran irakabara nk'akarere kabo kuko ni akarere n'ubusanzwe bayoboraga mu mateka yabo. Ubu rero igeze kuri za mbaraga, nyuma yo kwiyubaka, nyuma yo kumva ko imbaraga zayo zimaze kugaruka, irumva ishaka kugaruka mu karere, ikagarukana cya cyubahiro cyabo bari bafite muri icyo gihe. Iyo rero iraba impamvu imwe mu mpamvu zituma igomba kugirana amakimbirane na Israel. Aho rero ubihuriza muri ayo makimbirane ni hehe? Nuko Israel nayo irashaka kuba super power, irashaka kuba mugenga wa kariya karere. Israel nayo mu ntumbero abazungu bayubakanye, mu ntumbero abanyesirayeli nabo ubwabo bafite, nabo barashaka kuba super power muri kariya karere. Unarebye uko ibintu byari birimo kugenda yuko bagiye gusoza, bagiye kubaka
bagiye kubaka coalition n'abira bihugu byose by'abarabu